kugira numva utabibaza nge ibyo ngibyo baza Rita baza madamu niwe wakubwira mani nijye wabanje guhemuka niwe wahemutse mbivuge anyway narahemutse yego reka mbivuge ariko yivugire nawe wahaniye nabi bakoze wararengereye shote gwana umuntu ukamuhanisha ikintu kiremereye nko kuriya ugatuma mpuzagurika imyaka 2 yose 3 none se buriya yahemutse ugomba guhanwa atubajije ngo byagenze gute sobanura ko byagenze ariko nyine njewe ako bozane mu Edwige tuyisenge Mana ya mazina yo mudado yakuremo yarubatse yararongowe kuba yarubatse bivuze ko yuko atigeze kuntwara umugabo none se ndi kumwe nawe kandi yamuntwaye ariko nari mutoda we yarashishikaje muri aya byagenze gute je niboneye amaguru yonyine none se ubwo ni kikari kintu twakoze se nabona amaguru nkabona ibituza biri hanze nkabura kumenya ko ari cyo mutakoze ariko nawe wari witumbukije kuza ariko girlfriend aba afite uburenganzira busesuye ari ndogo uburenganzira kugira ngo uzi wanjye dakomanza ufite ikibazo cyane ikibazo gikomeye ariko mu gisirimu ntabwo ashobora kupfa kuza ngo uje gusura umutipe wenda gutyo ngo umugwe gitumo uzagitumuza ahubwo ikibazo wari ufite wari akaguru kamwe kari hariya hirya ngaho mugani yonda gicese mu natamwibwirire yewe navuye mu rugo mva mu rugo ariko nari maze igihe nkeka Robert mbona amatelefone yatari shyashya ndabeshya se wiseka nabambwiye ngo mbivuge nevuga ko bajije noneho Robert mfata akamoto kuva aho twari dutuye kugera aho yari atuye nta nubwo byari gutwara iminota 10 nagana avuga nawe twari iwacu hari Indera n'ubu ni Indera aho Robert yari atuye ratwikano reba rero motive Indera igerekana ni iminota nka 10 nayo ni myinshi kuko ni hariya hari Kanombe hano harugura King David ni muri ibyo bicano hari sare ubu bahubase sare y'amakuru utambitse gutya ndabyibuka ko ari muri izo karite sinzi ko hitwa ngiye Kanombe ntayo nabayemo nago nza amakarite ya k'indege ubwo ndagenda ngongeye kureba shefu ngezeyo ngera ku muryango naye naratojwe ndagenda bambe ndakomanga ariko nkigera ku muryango nabonye udukweto tw'umukobwa wari witwa Edwige tuyisenge yes mwana iborozo bikoze kwikatamo kareka bigumizemo kuko nanjye mwarambabaje ubwo nkigera ku muryango mbonye udukweto tw'umukobwa ndavuga ashobora kuba ari nka mwana yazi cyangwa se abana baje gusura Robert cyangwa se abaneighbor noneho ngiye kubona ndavuga abahana ngiye kubona mbona Robert arasohotse n'ibituza yadututse yabize icyo hano hose agushiri ibintu rarengereye wari wabize icyo yato ndakuraye nese ko tuke muri salo muri salo amaguru se yabonye usa nkaho mwari mu dukutse ikigaragara ko mwari mukutse yarahagaze ku muryango arantangira n'amarido n'imiryango agira atera bamba ni Robert ni sheri wanjye naje gusura cyangwa n'ubundi muntu ndibeshye ariko mbasheri ndibuka ko cyagiye bari n'urwana ruturu imyaka umwana se kwa muterese 20 oya umwana kwa muterese yari 19 reka mbisoze bijijisha wivuga imyaka arangije arabwira ngo Rita ngo bite ni byiza nje gusura ni karibu ngo no kubera icyo uje gusura utampamagaye ariko ubwo atarabivuga ukuntu yakuyeho rido asa nk'unsatira nyine hagara mu muryango anyingiriza mpita mbona amaguru y'inzobe y'umukobwa ariwe witwa Edwige naje kubikurikirana nsanga ni umukobwa bita Edwige tuyisenge
ubwo noneho nyabona yicaye mu ntebe nawe ari kumviriza yumva ikiganiro mvugana na Robert. Ndamubwira it's okay niba uri bize kuko nari nanabibonye ko ari bize, niba uri bize rikanitahire nta kibazo. Ikiganiro ngiye kukivamo wikivamo twicaye hano tugira ngo dusobanure utubajije ikibazo. Ubwo mbega urugendo rwa mbere rurerure kuva Kanombe kugera i Ndera. Narabanje hari ibibuye abahazi neza biri hano ku muhanda neza umanuka King David uvuye kuri iyo sare, hari ibibuye byari bihari binini murabizi neza. Naragenda abanza mbyiciraho mbere ko mfata moto. Nivuye bita ngo ni kowa, simbizi ko babyita. Mba ndicaye atekereza urani Robert, ariko Robert naramumenye we ko nahise ngura amatelefone najyaga numva n'iki, navuga ya baba narankoze kwe ntariko icyo gihe narambwira nta kibazo. Iyo cyakobaje ndakiri nuriye moto ndatangeze mu rugo, namuhamagaye kuri telefone ndamubwira Robert biti. Ubwo bari bakutse nyine, niba na Edwige ari yigendeye, niba barazaga bagenda simbizi. Ndamuhamagara aranyitaba, ndamubwira bite ni sawa nk'umuntu ushaka kongera gutereta. Ndavuga ati n'undi munsi ntuzongere kuntekereza Rita ko ndi girlfriend yawe, ntuzongere guhamagara telefone yanjye unyibabarire, kandi Robert uzankenera. Ntiwankeneye ko nanagenda yiwe ariko ari shaka sorry rego munwa uyu icyo gihe urumva bro gibyo kuba ngo nagomba kuzamukenera n'ubundi naramukeneraga, nari mukeneye n'ubundi. Usore bizi nka urana ari igihe ubura umuntu mukuru ku mukobwa urimo gutereta, noneho ukaza kubona umukobwa wenda wazikinyiye kera kandi ashobora gucyanga imizigo. Wari washatse gucangira ibisigo. No yaravuye mu rugo. Nari umwana nari inanga nari. Iyo mudada yarazi wari umwana w'urumva wari utazi nabi. Sobanura neza yarazi iki? Yarazi iki? Yari umugore. Yari afite umukobwa urafite gushuna amabere. Kuri kwimana yari mukuru buriya wambona. Yari afite umukobwa se burya? Sema ntago muzi wowe. Mwari muhuye muhwanye. Yari mukuru munange. So nova ngo jewe ako chere mu byukuri nagusabye imbabazi inshuro zirenga imwe, inshuro zirenga kabiri. Uranga ndavuga okay mbwira Imana rero. Ukagize Ndera uza muri quartier uvuga ngo uriya mudada wo kwa runaka uriya mudada yari demu bage bana. Yari demu yanjye. Mwana ngo jewe nshirayo ntago birangira gutyo, nagomba gukurya suzi ko naje no mu rugo nkagera kwa mama ukamufera ugapfukama ukamusengera. Ntago ari ugufera jewe na ikigena nari no urasa kiragiye wazaga mu rugo wari warakijijwe ku gushaka wese ubwawe utujya kumenya ntabwo nari umurokore. Wari umurokore ariko wakundaga abagore. None si bivuze iki? Ari uwanga abagore. Mana yandi kubakunda no kubasambanya biratandukanye. Ni ibyo rero ibi bintu byagomba kuba ari ibintu bitandukanye. Cyewe kugukunda naragukundaga, ariko kuvuga ngo umuntu ashobora kuba wenda kwifata biragoye, kwifata byari bigoye cyane. Abana gishaka kiza kizunguza nabona gifite. Nakora Edwige icyo gihe ugahita ugikama. Edwige twahuriye muri swimming pool, ariko iki gihe wese kamata mabona wese cyane. Yarayafite ati neza kandi yagomba gushuka buri muntu wese yagomba kumugusha mu cyaha. Uvanga kugushije mu cyaha se? Ni nose. Nago ari fiyeri ibyo ukora abakoze icyaha. Ariko nagusaba imbabazi byararangiye. Byararangiye ariko ntago nakwibagirwa umunsi wanyihakanye uri kumwe na Edwige muri salo yanyu. My God. Je nari nzi ko ari umuntu tuzanaba turi inshuti bisanzwe. Nagara umuntu nari nategereje kugira ngo tuzabanire guru. Yari amaguru narayabonye ntazamva mu maso. Yari mabise. Kasaga neza Edwige arakeye. Yarakeye ntacyo bitwaye daranga ko siye ko jewe n'ubusanzwe sinkunda abantu benze. Niba atari ibanga kubera iki yagucitse. Nawe bivuga bimusubiza. Oya nta wundi nabibaza ni wowe. Yewe nkubwire wasize nkasiriye kuko uzi ibintu yabaye. Nigize kumutelefona. Namutelefone ijoro rimwe ngiye kwitaba sheri wanjye ngo ampamagaye ngiye kubona ubwo ikigabo. Urashaka iki ku mugore wanjye?
yahise ntabwo byahagarikiye yahise amwanga mabere ya nyoko shaka wawe nukuvuga ko ari watwaye umugore w'abandi we yaje kuntera agapapa uwo mutipe noneho akantu yaje kugenda nyine agira n'umujinya ubu nawe bagutera agapapa kuko mwese gihe nijya uri umutipe afite amafaranga ari engineer kandi ari na manager wa Urban Boys ntabwo uri umusirikare w'igihugu agomba kumara sasa kuki utakoresheje umutungo dufite ko ari amasaso umusore agomba gukora icyaha kashi bada byo naramubwiye naranamwandikiye ndamubwira rero mwana uyu mutipe nawe afite agafaranga iri faranga jewe mbivuyeho nta kibazo wari ubonye bitazashoboka ntabwo wamwohereje message ubona ko bikwiye jewe ntabwo njye ndwana intambara z'abagore se nagomba kurwana intambara y'abagore wari ubonye ko itari bushoboka umutima wanjye wari kuri wowe nzi ko anytime nzongera nkubona ndabeshye mane babayike mubwire Robert Nyamushi muzi wakwibyari buriya rero ari kuzigitera gisa nkaho udafite akabuno urumva wari kugikosora kuva nakubara cyagiye mu myaka yose yakurikiye narahuzaguritse kandi nuko Imana arabikubwira hata uyu mudada naramubuze buri muntu wese nabonaga nkombona mu ishusho ya Rita none nagira ku mukobwa wese yaba ari mwiza yaba ari cyose nkatekereza Rita ntabwo ikibazo cyawe washakaga abakobwa muhuriye muri boîte muhuriye mu kabare muhandi haro mwahuriraga buri ahantu hazima mu rusengero ari ninde mwahuriye mu rusengero niba atari ba nta numwe ako cyekora nanjye abantu babyaranye zari ndetse bamwe abanyuma gukora iperereza sanga bose mwahuriraga ahantu uretse umuntu umwe abandi bose bari sawa ariko uyu nguyu wavuye hano akagenda uyu wanorotse urere n'abagutoretse reka nguse yari umwana muto kandi akora mu kabari urumva kandi no gakari keza umwana muto akora mu kabari nabonaga ari imfura kandi amategeko y'u Rwanda yambwiye se ndamumenya yari afite imyaka 18 ambwiye se ndamumenya se umushoferi reka nzamuhembe kumugorera umukobwa oya navuze ne umwana kugira ngo abasirikare batazamwirwa bamuteramwe amajye bamuteramwe amajye mbese wamurongoye umugiriye impuhwe jewe umuntu wakuye yaguha ubuhamya bwa Jane nago yarasuzuguritse by the way kandi ubwana bwose wo mu kigo w'umuriro bw'abasirikare ndeba kana ukagirira impuhwe namugiriye mu gihe cyo nukuri ko Imana ibintu natangiye byose nkora ntabwo harimo gahunda yo kujya mu muryambe nukuri na gahunda nifite kugira ngo namutekereza no kujya ngo mbe namujyaho naramufashije ndamukodeshereza wasize insigo warabibye urasarura oya nago meze nk'aba pastor ngo abashumba barya mu ntama bayoboye uramurungura ubonye aryoshye ateka nanjye nirongore oya nago nyuma urumva hari kuba akunda umusirikare naje mparika aho namukodesheje naje kubona ko mbere hiwe hatari sawa nyine mbere he hari inyuma yahubwo niho hatari reka tumureke niyo mpamvu Jane yaransekeje ajya nongeye kumuvugaho n'umuvugaho arubatse kubaka se biziki yaragututse ukuntu kase yankuye njye nta kintu byantwara uzi impamvu tutazi nta kintu byantwara batavuga ko rati nibyo nta kintu byantwara ntabwo na gato kunuka anuka iki sinaramubwiye uzanuka nanjye icyo nakimubajije oya uzanuka ikintu namubwiye sinamubwiye ntabwo umugabo ntukira naramukubanje nzi kuva ku musatsi wo hasi kugera ku minwa ntaragusigarije abagore murasuzugura basi abagore murasuzugura niyo mpamvu uva ku mugabo ukahita uvuga ngo nguriye se umugabo n'imbwa wabonye atarakunaniwe wewe yarakunaniwe ufite ibindi wakoze kuko cyangwa wararoze waraturoze kuva naba usenze n'umuti w'icyatsi ahubwo rindako mwana rindako by the way kuba twarasubira byasaga nkaho ukorosara uwabyukaga gihe ubwanjye nari nkurwaye nk'igisebe cy'umufunzo uko nzasubirana nawe njye nimbiza bitewe n'ibyo naba narakubonyeho cyangwa narahuye nabyo muri rabu yanjye nabo nyine umuntu wese arakosa ariko nyine akababarirwa urukundo rukagukomeza njye nari nzi ko Imana
kunzaniye kakunsubiza uko cyakora nagiye igihe nasenga kwa Pastor Tom namaze iminsi 10 je namaze kugenda 10 ndara ku isima ngira Imana aba bagore bombi bitwa bagenda nge nago nitwa Jane witwa Jeanne nitwa Rita Rwigema waizo Oliver Jane kuba Jane yariswe je ubundi nitwa Jean d'Arc okay sinitwa Jane nk'abanyankore cyangwa abanyabahizi nyankore se nitwa Jean d'Arc Rwigema witeranywa na Nuza wamuririmbye inde Jean d'Arc Butera Knowless yitwa Jean d'Arc ya nishiti yanjye afite n'akanyinya kayina ndanyine wabo ufite inyinya wafite akanyinya ufite inyitobutse pe nongereho binyezera zaroto yawe urabona ko Knowless na akanyinya iyawe ni inyinya iya King James ni ikinyinya Kasa n'abandi bafite urunyinya naba yo nayitangira urunyinya nzagusatuza barabikora abadanse abako abona abantu zana n'abakongomane babikora giye nago bishoboka kaza ari na keza karuta nabona niyo wavukanye na itansa na Prosper yes biragije birateye so hanyuma se hari akantu nashakaga kukubaza kandi ugiye kumbaza batubaze reka batubaze dusubize nta kibazo nta kibazo uyuwe aho twabise birakureba ntabwo ndavuga by the way reka amavuge nari kumwe na Senderi ndi kumwe na Kitoko uretse uzi neza ko iyo tuza kuba twarabanye kiragiye twamenyanye ubu tuba dufite umwana ufite nk'imyaka imike 15 abari mu gisirikare kimwe muri biriya biri muri Kongo Nedda nta mwana wanjye w'umusirikare gore ikara mahitamo so mu izina rya Yesu ntazagira ugere so aho twahuriye yigaga Karenge kareka aho nigaga ntago hakubaje aki kandi byavuze ngo twahuriye ashatse kukubaza ahantu twamenyaniye ata nibyo nibyo mvuga ngo bisobanura waje kuririmba na Senderi na Kitoko twaje mu kamodoka ka Senderi gasiza amarangi ako kibambe karadufashije ko je ntaragura imodoka kaci amashyi kaci arya mwanguriye ikira twaguriye aje kuvuga iki ne za brushette n'abashiti bawe bandi ako bashiti babansurije abo twabasanganye mu kirabana mbavuze ariko ndabasubije murabizi abakuzi banje babiri so umwe aba Inyamirambo undi yabaye umusirikare nakivamo Nedda undi aba Kimironko arakandi kazi ndavuga babadamu bungu nta kamwe mugize kuzana kumusura kagakobwa nyine kaba Kimironko kagasirikare karakara ntabwo kari agashiti kanjye kariya kabaye agasirikare kari kirara wabonaga ari kagenda n'umutse yango barakirukanye kaje banza karanangwaga n'itabi kanywera umugi nyuma bagahadisa imisongera ngo ako banzi kari karongwe n'umusirikare nanone nawe basangira urumogi mama so ibyo warumbaje nuko twamitinze mu nomero zanjye maze ku nomero zanjye ako kanya nyine ntago nazimuhaye nyine se nawe bamaze barangije kunywa soda n'abashiti bari batatu barya na brushette nanje ndango zampamagara yongera ngo ntabwo kizampamagara sha nyamwe agutse bugishwe nyina ninde wahamagaye ese ko nari nzi ko uri umustar warampamagaye narakubwiye ngo tuzavugana muri vacances zahise zijya ko twari tugiye kugera mu biruhu mu ma exam twatashye gutya ngira ngo nawe wahise umenya ko abanyeshuri batashye ubu urampamagaye bite Rita ni byiza makuru ni meza Rita uri ndabyibutse narakubwiye ngo wino umerekeze muri anniversaire ya King James siko byagenze sinayigiyemo yabereye sinzi naho yabereye tuyabereye kuri hano kwa Rujugiro kuri bayise ngo bahita ngujya nakumati hari kobwa ke okite kagakobwa baragukurikirana maza ikiganiro kitazatambuka mutazakwanga hari wa mukobwa nkunda cyane namukunda by the way ntuza kagakobwa keza bamwita ndi harya ntuza gato ni Miss Chanel icyo nibuka nuko nabonyemo Miss Chanel mbona King David mbona na
mbona na bashiki by the way, mushiki wa King James ni inshuti yanjye bambe w'umwartist nabonye nka batatu. yari undi w'umushushanyi wakundaga gukora ibintu baragaragara nk'abanyabwenge uko nababonye. Abana ni abanyabwenge cyane kandi na King James ni umunyabwenge. Gusa nabonye inkuru ye bamuvugaho ngo abantu bagiye bamubenga ngo kubera ntiyari ubwoko, sinzi ntiyari ubwoko, noneho ngo yahisemo kwirongorera umunyamahanga. Ariko mu Rwanda mana yanjye katwe kuzana ibi bintu sawa. Jyewe nasabaga ngo mu nsezerere sigarana uyu nguyu umuganira, jyewe mbaye nigendere bambabare nkagenda tugendere turumwe cyane. Ariko jyewe mu by'ukuri musumbaje ko mfata Robert mufata nka musaza wanjye. Uyu ni umunega wanjye wamba, uyu ni umunega wanjye. Ntabwo ntabirenze mubwira icyo nshaka, nkamusaba icyo nshaka, ibyo ashoboye akabikora. Mbese muri twebwe ubanje mugenzi we niwe usaba mugenzi we, niko washatse kuvuga ngo ubabaye niwe usaba. Sikuvuze se nikuvuze ariko nawe ujye nsaba. Genda gusaba cyane buri gihe kandi ufite strategy we nta muntu wapfa kukwiba. kandi nanjye kuvuga ngo ubuye ka Gafaransa wanyigishije nakahe nanjye kuba ni cyo kora ceri mbabare naraguhemukiye je mpamvu ari n'ibintu bijya bimbana ya biboro wakoze bita ngo Macedouine. Ese Douine ariko Douine harimo akantu ngo pa. So urakoze bambe kuba dutumiye ariko hari agakuru nashakaga kubaha cyane wambajije uburyo ki ngo yigeze uyu mutipe yigeze kumbona King David naho rero reka muka byarwe ngiye kuyiga. Ndagiye niyo ibintu bya King David ndabyubaha. Nokuru kw'Imana wivuga byagenze gute? Yewe wivuga ngewe bivuga uti mbicumbi kizabiheraho ubutaha byaba bitinze. Ntuzongera kuduhamagara. Oya buretse ari hano reka dusezere basabwe tugasezera abantu gatoya basifuye. King David tuzayivuga ubutaha kuko ni story tuzaheraho ndabigusabye. Urashaka dusomana ariko sinyuze babaye nka mutipe afande sinyuze kumwe mu kanya niwe twari kumwe mu kanya uburyo ki teremuka yankubise. Guys, sawa, bye bye, asante sana sezera abantu. Ciao ciao. Man, urakoze kudutumira kandi nawe niga. Nakoze cyane. Ndiko